mitima yote yasirika bwe yawulira nti uwo yayita. Murakoze cyane, nifuje uyu munsi ko tukaganira ku ijambo ry'Imana ryitwa urukundo rw'Imana. Iyo bavuze urukundo rw'Imana wumva iki? Iyo bavuze urukundo rw'Imana wumva iki? Reka dusome umurongo uzwi cyane, gusa mbere yuko tuwusoma hari indirimbo ifasha ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu aza mu isi yacu ngwindushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi watumye sacyakira. Haleluya, haleluya. Uru rukundo turirimbye cyangwa umuririmbyi yaririmbye ni urukundo rujya runtera ubwoba, ni urukundo rurenze, ruri beyond our understanding, birenze cyane ibyiyumviro cyangwa imyumvire yacu. Uru rukundo rw'Imana ngo rwatumye na wa mwana w'ikirara, wa mwana wari usize mu rugo asezeye asabye umugabane we, ijambo ry'umuririmbyi aravuze ngo rwatumye se amwakira. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo urukundo rw'Imana rurenze urw'abantu, rurenze ukuntu abantu babitekereza. Haleluya. Reka dusome mu gitabo cya Yohana, reka dusome muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Uyu ni umurongo abantu benshi bazi, ni umurongo abantu benshi bavuga, bamwe twanawufashe mu mutwe muri École de Dimanche, abandi barawuzi cyane, barawuririmba inshuro nyinshi. Biragoye no kubona hari korali idafite indirimbo irimo uru rukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Haleluya. Reka dusome umurongo wa 16 ibice 3 bya Yohana, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Uyu ni umurongo mukuru ku bakristo, nubwo abantu benshi bamaze kuvuga kenshi bakawumenyera, ariko ni umurongo ugaragaza ishusho ngari, ishusho nyamukuru ya Bibiliya. Kuko atari urukundo rw'Imana byari bigoye ko Imana yatanga umwana wayo w'ikinege umwe rukumbi, umwe wenyine, kugira ngo aze mu isi kudupfira. Byari bigoye kandi biranagoye. Ese kambabaze mwebwe mumurikiye, wenda ngewe ntabwo ndagirwa amahirwe yo kugira umuryango, umugore, abana, ibiki, ariko dufata urugero nk'ubu mfite umwana umwe wenyine. No, reka twe kuvuga umwe, reka tuvuge wenda nabyaye abana 4, mfite umugore mbyaye abana 4. Urambwiye ngo kugira ngo bariya abantu bazishima iteka, tanga umwana wawe umwe, kandi uracyafite amahirwe yandi yo kubyara abandi. Biragoye ko warekura uwo mwana wawe. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Irabakunda, ariko irabakunda cyane, itanga umwana wayo ngo w'ikinege, umwana wayo wenyine. Nkunda kuvugira ijambo
nzaribabwiraho mu minsi iri imbere, tuzariganiraho. Uwo mwana nawe atubera imfura, ngo ntiyatekereza ko kubana na se, kubana n'Imana ari ikintu yagundira. Ijambo ry'Imana atubwira ngo yisiga ubusa, yambara akamero k'umwana w'umuntu, yemera no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Haleluya! So nifuje ko tuganira kuri uyu murongo nyamukuru abantu benshi bazi, ariko ndashaka yuko twinjira muri analize y'uyu murongo cyangwa tukawurambura, tukavuga ukuntu Imana yakunze abari mu isi, ibakunda ari babi. Iyo dusomye mu Itangiriro dusanga Imana yararemye umuntu, imaze kumurema umuntu aracumura, habaho gutandukana kw'Imana n'umuntu. Imana n'umuntu baratandukana, habaho umworera munini hagati y'Imana n'umuntu. Ariko Imana irakomeza kubera ari urukundo. Haleluya! Urukundo rwayo rurayihata, rurayibwira ngo kunda abari mu isi nubwo ari babi. Bakunde nubwo ari babi. Igera ku rwego yemera gutanga umwana wayo w'ikinege, araza aradupfira. Abantu benshi nkunda kubabwira ngo uru rukundo Imana yadukunze ntabwo abantu tujya turushyikira ngo turuhe n'agaciro rufite. Kamabwiza ukuri, iyo tuba duha agaciro uru rukundo Imana yadukunze, tutabifata for granted, ngo tubifate uko tubishaka, twakagombye gukurikira iyi Imana yadukunze. Harimo ijambo shaka kuvugaho, ni igika cya kabiri cyangwa B, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubundi ikintu dusabwa ntabwo ari ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu kigoye, ntabwo yadusabye ibya mirenge. Ubugingo buhoraho, icyo dusabwa ni ukwizera gusa. Ariko ibaze ukwemera. Abarokore dukunda kuvuga kwizera, tukabigira topic, tukabigira ibintu bigari. Abantu bababwira kwizera bakagira ngo ni ibintu by'umusozi bidasanzwe. Ni ukwemera. Abagatulika niko bavuga, cyangwa Bibiliya ni agato. Ukwemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, ukabyemeza umutima, apana kubyemeza akanwa. Kuko isi nimbi ku rwego abantu bemeza ibintu, ukemera ibintu bikuri ku rurimi kubera ko abantu nyine barabeshya, bafite uburyarya, niko kamere muntu imeze. Ariko ndabashishikariza kwizera, kugira ngo niwizera uyu mwami, uyu mwana w'ikinege watambwe, ubashe kubona ubugingo buhoraho. Bene data, abantu benshi bazi ngo ubugingo buhoraho ububona umaze gukoya. Ubugingo buhoraho butangirira hano, ubwumva ukiri hano ku isi, kuri umuragwa uraganwa na Kristo. Haleluya! Ndafashe. So uyu murongo mukuru ndifuza yuko abantu duha agaciro urukundo Imana yadukunze, twamara kuruha agaciro tukizera umwami Yesu, tukizera umwana yatanze, twamara kumwizera tukamwizera mu mwuzuro wose, twamara kumwizera tugahabwa ubugingo buhoraho. Bene data, hari ikintu cyari kintera ubwoba cyane
ejo narebye filime yitwa Remainings, ngo abasigaye hari harimo umupasiteri yaravuze ubutumwa bwiza cyane, yarabwirije akora ibitangaza, yubaka urusengero rw'ikitabashwa, yari afite abakristu benshi, ariko asigarana n'abantu batizeye. Bijya bintera agahinda cyane, bikantera agahinda cyane ko waba waragiye mu rusengero, waba warayoboye urusengero, waba waragize titre runaka uzwi ku isi, twese tukwemera, ariko umunsi w'Imana y'Imana abandi bakazagenda ugasigara. Byaba bikojeje isoni, byaba binateye ikimwaro. Hari ikintu ushaka kubwira abarokore, twebwe abanyamahanga Yesu aza gucungura, ntabwo twari turi muri gahunda. Nibyo Pawulo yavuze ngo twebwe twari tumeze nk'ingurukira. Abantu benshi bayobejwe n'ikintu kivuga ngo bazacungurwa n'amaraso yabo. Nabibonye no muri iyo filime. Ayo mahirwe ntabwo wowe nanjye tuyafite. Ayo ni amahirwe gusa azahabwa Abisiraheli ubwo bazabona habaye umunsi w'imperuka, bagahita bamenya ko wa Kristo batemeye ariyo wari warabajemo. Ndagushishikariza kudapfusha amahirwe ubonye uyu munsi ubusa. Ese kwizera Kristo hari uko bigoye? Nyine mwizere. Ukimara kubona iyi video turi kuvugana, izere Kristo, arakugirira ubuntu, arakugirira ibambe. Ubuzima bwawe busa naho budafite ishusho, uragira ishusho, uragira ishusho y'Imana. Mwene data, ndagushishikariza cyane kwizera Umwami Yesu. Numara kumwizera, ubuzima bwawe buzahinduka, uzagira ibyishimo bitavuye mu nzoga, uzagira ibyishimo bitavuye mu by'isi. Nubwo nabyo ari byiza, tugomba kubishaka, ariko ndabashishikariza cyane kwizera Kristo kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Nkunda umugabo wanditse igitabo cyitwa ngo ubuzima bufite intego. Hari ahantu nasomye havuga ngo ubuzima turimo yabugereranije nuko wafata inanga cyangwa gitari. Ubuzima turimo yabugereranije n'igikorwa cyo gukubita imirya. Kurya ukubita imirya urababara. Abantu iyo bari kwiga gitari barabizi. Piano uri kwicuranga ugifata amanota, bigeraho aha ukajya wumva hafatanye, hababaye, ukananirwa. Buriya bubabare ukubita rimwe bushushanywa n'iyi si n'ubu buzima turimo, ariko kuriya kurangirira ku gikoresho wacuranze, yaba ari gitari cyangwa piano cyangwa ibindi, buriya buryohe bw'ijwi, buriya agréable à l'oreille, buriya buryohe, ubwo nibwo bugereranywa n'ubuzima bw'iteka n'ubugingo buhoraho. So uyu munsi wa none ufata umwanzuro wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ubuzima bwawe burahinduka, kandi ikiruta byose uzabona ubugingo buhoraho. N'ibyo mu isi, niko ijambo ry'Imana rivuga, umushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa, ibindi byose ni inyongera. Ni nk'uko watangiza rimwe ugashyiraho amazero atagira umubare, niko amafaranga agenda yiyongera cyangwa umubare ugenda wiyongera. So ndagushishikariza kwizera Umwami Yesu, twe gukereza ubuntu duhawe iki gihe, kugira ngo umunsi Kristo azaza natwe tuzamusanganire mu bicu. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Mugisha Olivier. Ndabakunda cyane kandi niyemeje kujya mbagezaho ijambo ry'Imana. Icyo mbasaba nta kindi, ni ugushyigikira ubutumwa bukagera kure, mugakora subscribe, mugasharinga, mugabisangiza inshuti zanyu.
kugira ngo nabo bumve ubuntu twagiriwe, bumve urukundo Imana yadukunze, kugira ngo mufatanye nanjye kuvuga ubutumwa bwiza, dufatanye na Pawulo, dufatanye n'izi ntumwa zose zakoze, natwe mu gihe cyacu duhindura abantu benshi gukiranuka, kuko tuzaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Ni jyewe umusore wanyu, dukomeze tubisangize inshuti. Murakoze.